Halo? Halo? Ninde se tuvugana? Ninde tuvu... Hey! Wayikuye hehe? Wayikuye he? Ntabwo wari wamenye. Ubu ngubu nabaye mushya. Wamenya n'ubundi. Oya, ni agatelefone nyine naguze nta muntu wantije noneho. Ubu ngubu tugiye kujya tuvugana byambye nubwo ariko abanyakigali bavuga ngo byambye. None se urumva wishimye cyane byagenze bite? None se waguze n'imyenda? Ko nibutse kutugura uzatubonana. Nahise nwambara ngiye no mu cyaro. Nese ubu shaka numva ndi bugukumbure ko. Nese uzamara igihe kingana iki? Ubu ntabwo uzatindayo, mbabara utambwe ko uzatindayo n'ukuri. Oya ntabwo ndindayo rwose, ntabwo uri bunkumbure. Ego mabura yambwiye nyine ngo ejo nzabe nagarutse. Sawa reka ngire nabura bisi buriya ndaza kukuvugisha. None se umva, none uranansize maze ko iminota tuba tuvugana. Cyane nawe ugira ngo uzawukumbure ke cyangwa se reka mwereke. Nta kibazo genda ujye kuba nsuhuriza uzababwire yuko usigaye ufite umuntu ukundana. Ikindi kandi reka ntacyo mureke nyine utabura imodoka, ariko nizere ko uzamvugisha. Few moments later. Mama! Ega mama! Uzi ko maze kwigira nka wa mukecuru neza uko antuza. Urabona ukuntu nabaye nk'umuzungu. Gusa neza ngirasa neza muko nabibonye. Mama Kigali ndagenda umva. Bose mbasa neza. Noneho reka nkubwire mama. Oya nako tugende ndabikubwirira mu rugo. Udashaka kumbwirira hano muko ubwo ni ibiki? Ubwo ni ubuhoro yewe. Dore ngaha da Venasiya ndagendesheje. Ubwo mu kwezi kumugiye i Kigali ukaba usurutyo n'amatelefone reka sinakubwira. Ewe muko byabana bubu sinyambishye amakenga. Mama naga kazi kanjye nakakubwiye. Ubu koko undebye urabona hari ikimenyetso na kimwe cyo kuba indaya rwose mfite mama. Ababyeyi bo mu cyaro namwe rwose sinzi ngo umuntu azabasirimura ageze ryari. Mama ahubwo fa muri ibyo uzi ngo ufitiye amakuru ashyushye tugende nkubwire. Ibyo urimo wivugisha ngo uburayi i Kigali ngiye kuguha amakuru noneho. Rende we Mama ariko nawe cyane ndabona kigufashe neza kudasaza. Ubwo uragira ngo umukwe wanjye wazaza asanga ukiri agakumi ndabazi. Ewe nanyerega mba nifitiye ubwoba nawe uri umubyeyi wabigira. Uwo mukwe sera tugende umbwire. Aha ibyo byo mbyumva neza. 5 minutes later. Rego po ibigori byo naha bireze tubirya bihora. Ngaho nyibwirira iby'uwo mukwe we. Mama ugira ngo ndarenze iki? Ntabwo narenze iki. Na ibyo by'uwo mukwe we. Ibyo mukwe wanjye mama umva ni umusore w'i Kigali ufite amafaranga. Uzi wowe urugo akoramo? Aha nubwo bamuhemba 45,000 yose. Ubwo burya ari umukire. Uzi ko yambwiye ngo bazagira ngo tuzakora ubukwe ngo nambare n'ikanzu. Uzari umukobwa hano muri aka gace hano wari wambaye ikanzu. Mama ngiye nzagumva
nzagushyira amata ku munwa. Si ubwo ibyo bintu bakubwira nubwo buba wumva ari byo cyangwa ubona akomeje cyangwa ubwo azakugira nk'amakobwa mwana wo kwa Nsengimana azagaruka undiraho ngo nimba baneye inda umva mukono menye ubwenge. Ana mu izina rya Yesu ntibizamere nka byandi byo kwa makobwa ewe naba ndigushije ga mama. Ahubwo ngiye ukuntu mba mbibona mama uri umuntu ugukunda uramuyoboka mubona, ariko ikindi gihe mukundira uzi ukuntu ari umusirimu umva mama aba yitwaye nk'umuntu w'umukire uzi ko afite na taci. Ewa ariko nanone sinacira urubanza uvuge ngo uwo mukwe wanjye nawe uhari naba ndimo ndikura amata mu kanwa. Ahubwo abandi babyeyi bose tungana bose baratsinze uzi ko we na wa mukobwa muto wo kwa Makumi abyaye kabiri. Bana waranze ko ugiye kundombera nzaguma ngusengera wenda uwo muhungu w'i Kigali wasanga arakwanuye da. Bose mama ni ukuri umusengere pe umusengere wa musore wanjye w'i Kigali sinshaka kumubura ngenda ndashaka kuzacaka no gushakwa n'umuhungu w'i Kigali hano ntabyigeze bihaba. ahubwo reka ngende namwe mujye guteka iby'umugoroba mabuja atananyicira. Noneho tunagende nabona utangiye kugoroba tugende turebe ukuntu turi buteke biriya biryo by'ijoro naho ibyo byo byihorere nzabara mbonye uje kumunyereka ubundi ubwo mukumbwira ntaranamubona ubwo najya ku mavi ngasengera umuntu udahaye hari bimwe byanyu babashuka. Numutindeho pe numutindeho ngewe uriya musore mbona rwose n'indege azayinjyanamo uriya rwose azanzanira n'ibyo ntigeze kurya uriya musore n'ukuntu mbona ambwira ukuntu ngo tugomba gushaka amafaranga muhungu ngewe nzamukomeraho pe. 1 week later. Halo none se bite nose utwo tuntu udashaka kumbwira n'uduki ese ko numva wihuta cyane uri kuvuga kubwira mageze banguka batanye. Okay nta kibazo ngaho ngwino nanjye turawurira hahandi. yewe kugira ngo ntabwo aragera we ubuze koko baragira ubu nagira ngo bino bintu babifatane koko Yesu we ubuze koko babifatanye nabwira ngo iki mama ari uyu musore koko ari ukuntu nagize ubwoba cyagiye watinze kuza sha. Oya ngapfo nese undi umeze ute? Oya byihorere ahubwo twazanye ahubwo dore nakuzaniye ikiradiyo. Oya ahantu wabona ikigurisha. Oya nagikira ikiradiyo aka ni akantu gashyushya imigati gashyushya isambusa n'ibintu nk'ibi ariko se uzi utuntu nk'utu nka dutatu tuzanye utu twawuvamo ikanzu nziza cyane y'ubukwe. Yewe ntabwo kano kakavamo ikanzu none. Oya akantu kagana gutya se urashaka ukagereranya n'ikanzu aka wenda n'utundi ngatunga uzanye n'iki kindi ngo ndebe nyine n'agasabune none sabune ya 600 urona yazatumarira iki mu bukwe koko. Yewe n'iki kindi se zanye n'amasukari isukari imwe n'8 bitatu 600 none ntabwo byose ubiteranyije havamo ikanzu. Oya wowe reka nkwereke gerageza uzane n'utundi tuntu ibindi bintu byinshi ku buryo ku munsi uzajya ukora uko ushoboye akaba hari ikintu wakize ku ruhande n'ukuri ubwo se uko tuwuteganya mu mezi 3. None se ubu koko ibi bintu niba bitavamo ikanzu none ubwo ikanzu igura angahe? Ikanzu oya wowe banza ukora uko ushoboye ariko ukizemo imbaraga tubanza turebe icyo twavanyemo sibyo. None se mbe mbisubijeyo? Oya ndabikubikira ujye uzana n'ibindi umuntu agavura abizi aramura urihagije mufite ibiryo mufite iki n'amafaranga ujye uzana nyakubikira. Ese ubwo bivuze ngo nzazana n'ibindi byinshi. Oya uzi ukuntu ubukwe butwara amafaranga shamabuja ubu nafata noneho nzabwira ngo iki mama ari we. Oya wowe se waguze telefone se? Yego ubwo nibagiye kubwira ko waguze n'imyenda myiza kaga telefone se kariye warakoze
Kaba telefone nyine nja niruka kubera igihunga ngasize mu rugo. nyine wowe uzajya umamagara dupange tuvugane ukuntu uzajya ukora ibintu sibyo ahubwo genda batanagukeka cyangwa se bakanagukubura utangire kandi witware neza akazi ugakore neza. Mabuja amaze iminsi anonganya ngo mpora kuri telefone mvugana n'abasore none bibaze ibi ngibi nabibura noneho ukuntu ari tugende sibyo reka tugende ariko tuzatuvugana kuri telefone hari ikibazo ubuse byibura nzanye ibindi nk'ibi byavamo ikanzu uza n'ibindi nk'ibi birenzeho ariko utuntu nk'utu tw'utwuma nitwo twiza kurushaho nitwo tuba duhenze sibyo ngaho reka muri kutazi ubu ibindi nk'ibi bizavamo ikanzu tujye tubimenya ngo noneho na sare imodoka amafanta urumva ko ibi ni ubwabyo n'ikanzu si irabonekamo sibyo yewe sawa ntacyo reka mbigushyiriremo hano tugende. Halo bite se Jean Paul bya bintu ndabona bigiye kunanira kabisa harya ubwo nizihe gahunda ndimo ndavuga bya bintu nyine za gahunda ese undi wamaze gufatisha abangahe pimani njyewe niba ari igisista niba ari ariko ni umukobwa w'umwana nyine ukuntu byatangiye mubeshya bya bindi nyine bisanzwe ariko ndumva natangiye kumwiyumvamo ukuntu pe oya umva nidura nzakubwira reka nkureka ariko wumve ngo we n'inzu yo niba ari boss ya mabuja databuje yahiterura akayizana uzi ibintu amaze kunzanira byose reka nzakubwire twahuye ariko we uyu we ndumva nacitse intege sinzi uko nabikubwira hari ibintu nk'ubu ndi kwibuka twagiye tunyuranamo ku buryo bikaba biri gutuma rwose ncika intege nkumva ibyo nagiye nkorera abandi we kubimukorera nyine bitapfa gukunda nyine byatangiye ariko hakundi urabizi twabipangaga tukavuga ngo reka tujye dushukashuka abakobwa b'ubunyacyaro wabukiza wenda tuzagira icyo tubakuraho nyine ibintu nk'ibyo twageraho tukabata ariko uyu we byatangiye nyine nk'uko n'abandi byose byatangiraga ariko sinzi niba ari Imana imuba hafi ndi kumwiyumvamo cyane sinzi ariko buriya tuzaganira niduhura. reba imyaka 12 imaze i Kigali umva n'imyaka 8 ngira bo mbeshya ba bakobwa b'abanyekero babaje ejo bundi ariko uyu we nta mbaraga akoresheje ndumva bamaze kumfatisha ukuntu intege zacitse mugabo umwana yarakwemeje se none reka nidura ntacyo nzakubwira sawa sawa